Umwana w'imyaka 7 yari yarize neza cyane ku buryo yarageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Igihembwe gitangira umwaka cyari kigezemo hagati, bari hafi gukora amasuzuma bumenyi rusange ariko banziriza ibizamini nyamukuru. Muri iyo minsi basaga nko bari mwisubiramo ku masomo amwe namwe, ariko bigaga cyane kurusha indi minsi. Mu museso wa kare yazindutse ajya muri douche, amaze koga yicara ku meza asangira n'ababyeyi be bya mu gitondo, ajya kwambara imyenda y'ishuri, yaheka agakapu. Papa aramuherekeza amugeza ku muryango wo ku irembo, umwana w'umukobwa arasohoka. Yarenze ku gipangu, papa aramupepera akinga urugi. Ariko akimara gukinga, umwana yaragarutse ahita akomanga avuga ko ikaramu yibagiriwe mu cyumba cye. Papa we yari umaze kumusezeraho, yaramubwiye ati guma aho nyikuzanire. Mama we yari ari kwandura urutono ku meza. Bose bakoraga akazi gasanzwe, ajyana n'abahinzi mu mirima, batakita ku tundi turimo two mu rugo, mu gihe umugabo we yari umufundi, yaba adafite ibiraka, akaba ari kwita ku matungo ye. Ubuzima bwabo bwari busanzwe, umukobwa wabo nawe yiga ku kigo gisanzwe cyari hafi yo mu rugo, ahantu yagendaga nk'iminota 15 yihuse. Papa we yasubiye mu cyumba, ahageze abona hasize ikayi n'ikaramu. Iyo kayi nayo yarayizanye, anyura ku mugore wanduriraga utuntu ku meza muri salo, akora n'utundi dusuko, amubwira ko umwana we yari yibagiwe ikaramu, ariko katari ikaramu yonyine, kahubwo hari n'agakayi. Yaramubwiye ati ubanza ko yakoreragamo imyitozo, nsanze gafunguye ahantu yandikaga, uretse ko ntabitinzeho. Ibyongereza byabo sinjya amenya ibyo ari byo. Umugore yarasetse, umugabo nawe avuga agenda ati reka nkamuhereze nde turebe icyo gukora, kuko umugabo nari kujya kubakira ngo yagize ibyago, bazashyingura ejo, rero uyu munsi ntabwo nahagarika gukora ibintu byose. Yabivugaga yerekeza ku marembo. Umwana yaramutegereje ariko umva yamutindije. Yamugezeho amuha ikayi imbere, umwana ati oya papa, ikayi yo yihoreramo ikaramu yonyine. Papa ati none se ko ikayi utari wijyane? Nawe ati si ngombwa papa, ntabwo ibyo nandikamo ari amasomo, ahubwo yisubize mu cyumba. Yahise yigendera. Papa asigara yibaza ati uyu mwana se ni gute asigaye ikayi ngo ntiyandikamo amasomo kandi yenda kuzura? Sinabonye yigeze mu ruteranyirizo. Yakomeje kugira amatsiko, yihuta ajya ku ntebe muri salo, atangira kureba ibintu byari byanditsemo. Akibibona umutima wamuvuyemo. Umwana rero yanditse ibintu byinshi, agapanga ibyo agomba gukora, uko azabikora, igihe agomba kubikorera, uburyo azabikoramo, ahantu azabikorera, kandi hafi ya byose yarabikoze. Ndetse harimo n'ibindi yateganyaga. Umugabo kwifata byaramunaniye, ahamagara umugore wari ugiye hanze kugaburira inka, aramubwira ati mama Sefi, ngwino ndebere ishyano twagushije. Uyu mwana ni Satani umutuyemo se gusa, ntabwo ari twe tumurera ahari. Madamu yaje yirukana bamwicara iruhande, bahera ku rupapuro rwa mbere, bageze ku rwa nyuma basoma ibyari byanditse muri ako gakayi, w'ikiniga kiramufata ararira. Asifu we yarabatunguye, ntibibwiraga ko ubwenge bwo kwandika ibyo bintu yarabufite. Nyuma yo kubisoma bakamera nk'abakubiswe n'inkuba, umugabo yagiye gushaka ubwatsi bw'inka, umugore atangira gutegura ibyo kurya saa sita. Gusa bari bategereje ko Asifu ataha bakamubaza impamvu yandikaga ibyo bintu. Se yari yateguye akanyafu keza cyane, kandi umugore nawe amushyigikiye ngo nataha baze kumutsibura, bamubuze kugira umutima nk'uwo yari afite. Kubera ko bari n'abantu bakunda gusenga mu rugo rwabo, umugabo avuye kwahira aricaye abanza gusoma imirongo yo muri Bibiliya ari kwifashisha amuhanura. Mu masaha ya saa sita Asifu yatashye yiruka nk'ibisanzwe. Mama we yari yashyize ibyo kurya ku meza, hari igikoma muri teremusi, hari imbuto, amusaba ko akuramo imyenda vuba akaza kurya. Ariko umwana yagiye mu cyumba atindamo, ababyeyi be baribaza bati ni gute umwana uvuye ku ishuri ashonje yajya mu cyumba akamara iminota irenze 10? Mama we yavugiye hejuru ati ese ku ishuri bakugaburiye ra? Asifu ati oya mama, ndanashonje ahubwo. Mama ati none se ko watinze mu cyumba? Umwana ati hari utuntu ndi kwandika ndaje. Nta yindi mpamvu yari itumye hagera bose bakaza kwicara ku meza nk'abashaka gusangira nawe. Bashakaga kumukubita, ariko babanje kumwigisha amahame ya Bibiliya, bakabona kumuhana bihanukiriye, ku buryo atari kuzatinyuka kongera gukora amakosa nk'ayo bari babonye muri ako gakayi. Gusa papa akimara kugasoma, Asifu ataragaruka avuye ku ishuri, yagasubije ku buriri bwe ngo naza akahasanga uko yagasize. Yababwiye ko ari kwandika rero, mama abanza kwibaza niba waba ari umwitozo abanje gukora, bimutera amatsiko. Yaramubajije ati none se niba ari umukoro wo mu rugo wabahaye, niwaza ukabanza kurya tukaza kuwukora, ngwino rwose ndaza kugufasha. Uwo mugore we yari yarize na segonderi, ariko umugabo we yari yararangije amashuri abanza gusa. Icyakora yari azi gusoma no kwandika neza, kandi nibyo yarakeneye. Umukobwa yavuze ko ari kwandika, bamubajije niba ari umukoro wo mu rugo arahakana. Papa yabwiye umugore ati reka njye kureba, wenda wasanga ari ibindi ari kwandika muri kaya gakayi. Yagiye yitonda adashaka ko ibirenge byumvikana, kuraho irido arunguruka Asifu we. Ntiyari yagakuyemo n'imyenda, ahubwo yari afite urupapuro runini ari kwandukura ibintu byari biriho byandika muri ka gakayi. Ahantu hose Asifu yajyaga, yajyanaga agakaramu n'agapapuro, hagira umuntu umuhemukira akabyandika kuri ako gapapuro, yagera mu rugo akabyandukura muri ya kayi yabikaga mu cyumba. Ku ishuri naho yandikaga ku rupapuro, yagera mu rugo akabishyira mu ikayi. Se yari asubira inyuma agatamubona, gusa umujinya utangira kuzamuka ari mwinshi. Abo babyeyi bifuzaga ko umwana wabo nibura abanza kurya bakabona kumuhana. Ntibifuzaga kuba bamukubita atararya kuko ashoboraga kwivumbura akabyanga, akirirana inzara hejuru yabo. Umugabo yari yoroheje aza kwicara ku meza. Yongoreye umugore ati uzi ko ari kuvana ibintu ku rupapuro byandika muri ya kayi ye? Umugore yifashe ku munwa ati reka abanza rye, nabwo turaza kureba ibyo ari byo, tumwigisha ububi bwabyo tubone kumuhana. Gusa papa we yari yarakaye, yumvaga atari bubone umwanya wo kubanza kumwumvisha amakosa ye. Umwana amaze kwandika yakuyemo imyenda aza kurya. Yari bamuganiriza bisanzwe bamubaza amakuru yo ku ishuri.
yababwiye ko yagize amanota meza, ibyo babigishije no ko bari basuwe n'umuyobozi w'umurenge. Niwe wari wagize amanota meza mu isuzuma ritunguranye bari babahaye bakinjira mu ishuri, umwarimu akanamuhemba agakaramu. Iwabo bamweretse ko bamwishimiye, nawe akomeza kurya baganiriza. Gusa bimaze gushiraho avuze ko haze, se yinjiye mu cyumba ajya kuzana ka gakayi. Yamugize imbere umwana aramubaza ati papa, agakayi kanyu gashaka iki? Nawe ati none se hari ibyo ushaka kuduhisha? Asifu ati ariko nandikamo amabanga yanjye. Papa ati nubwo tugira amabanga yo guhisha ababyeyi bawe ku myaka 7 gusa. Umujinya wese uzamuka afata akakanya afatangira kumukubita. Yahereye mu biganza amukubita avuga ati sinabyaye umwana ufite umutima nk'uwawe, ibi biganza ndabikubita nibyo byandika ari amafuti yose. Nta n'isoni. Mama we yaramushyigikiye ati gakubita katazongera na rimwe. Asifu yabonye nawe gutakira afite atangira gusaba imbabazi, ariko se yanga kumubabarira ahubwo amukubita no ku birenge. Yamukubise umunyafurasi asangira agiye gufata undi, mama aramubuza. Bamusabye kwicara ku ntebe kandi agahanagura amarira, akabanza gusobanura impamvu yandikaga ibyo bintu mu ikayi. Asifu yarababaye cyane ari kurira, atari kwiyumvisha impamvu bari bamufashe bakamuhondagura bigezaho ngo nuko yiyandikiraga ibyo abantu bamukoreye mu ikayi. Ubusanzwe iyo baga afite agakosa gato barakamubwiraga agasaba imbabazi, ubuzima bugakomeza. Kuva yavuka nubwo mbere bari bamukubise inkoni nyinshi, yarababaye bamuvugishije yanga kuvuga, yakomeje kurira, bamucecekesha ku ngufu biranga. Bageze aho batangira kumugirira impuhwe. Yagiye mu cyumba akomeza kurira, ariko akigera mu buriri umutima utangira kumurya. Agaruka muri saro afata agakayi ke asubira inyuma yiruka, ariko papa aramufata aramubwira ati none se ugiye kwandika ko tugukubise ko uzatwica? Ndavuze ngicara hasi usobanura impamvu utinyuka ugafata ikayi nakuguriye ukajya wandikamo abantu bagukoreye amakosa bose. Asifu yaricaye ariko arahigima gusa ntiyagira icyo avuga. Ababyeyi be bamurebye bumiwe, mama wazenga amarira mu maso aramubaza ati ese mwana wa ubona tutagukunda, hari icyo tutagukorera? Asifu yanze gusubiza yishikuza se, ajyana agakayi ke mu cyumba ahita akinga. Ako gakayi kari karimo impapuro 24, ni ukuvuga amapaji 48. Asifu yaramaze kwandika ku mpapuro 12 zose imbere n'inyuma. Kuva hatangiriye kumenya kwandika yari yaranditsemo amakosa abantu bamukoreraga, akandikamo igihe byabereye, aho byabereye, akanasobanura mu buryo burambuye uko igikorwa cyagenze. Ntiyarekeragaho ahubwo yanandikaga uburyo butatazakoresha yihorera, igihe azabikorera, ahantu azabikorera n'isanze ze kubikoreraho. Ku rupapuro rwa mbere yari yaranditse ati ku wa 5 tariki ya 26 yakurikijeho ukwezi n'umwaka, arakomeza ati umwana twigana witwa Kevin namusabye urupapuro ararunyima. Twari tugiye gukora ikizamini kandi impapuro zanjye nari nazisize mu rugo ntashaka guca mu ikayi nandikamo. Kevin ni umugome, nanjye nansaba urupapuro sinzarumuha, narusaba inshuti yanjye nzayibuza, kandi naruzana nanjye nzarumwiba buri warusaba. Ibyo yari yarabyanditse bakiga mu wa mbere, kandi nyuma yaho yandika ukuntu byagenze. Ibyo byose yari yarapanze yarabikoze. Ku yindi paji yari yaranditse ati ku cyumweru mama yaciye mu maso nziza gutinda kuzana amazi ngo nagiye mu mahanda ndikinira, yanze ko nisobanura, yandenganyije. Nanjye bitarenze iki cyumweru nzatumarira, n'abagiye kujya mu bukwe buzaba ku cyumweru nzafata umwitero we nkwishe mu yindi myenda, azabona baje kuwushaka bituma akererwa. Nibyanga azaba amaze koza inkweto neza agiye kugenda, kumwe azoza akazanika. Isaha nijya kugera agiye kuzambara nzanduze bituma atinda ari gushakisha izindi cyangwa ari kuzoza, maze nawe bazamuvuge nabi, bazavuge ko atinda. Ku wa mbere ho nzahisha telefone ye nigire ku ishuri, ayishaka yibure. Nzayishyira muri siransiye nyirambika uruhande rw'igitanda, nyishyire ku kaguru, bizamugora kuyibona kuko nawe yampemukiye. Mu gihe ababyeyi basomaga iyo paji barebanye mu maso. Nubwo hari hashize hafi umwaka, ibyo bintu bibutse ko byabayeho. Kuri icyo cyumweru umwana yishe umwitero, mama wabona umugabo yamaze kumusiga. Asifu wari wawuhishe yaje kumufasha kuwushaka, wahita wubona inyuma y'ibitenge atakundaga kwambara, bigizaga umugozi hepfo, uwo mwitero ukabigenderamo hagati ntawubone. Akimara kuwubona yibajije niba ari we wawuhashyize, gusa ayishyiramo ko ubwo yajagaraye akabyibagirwa. Yagiye kureba udukweto yari yahanaguye neza asanga twanduye. Asifu yahise amubwira ati wasanga ari inkoko yatwanduje, kuko bari boreye inkoko kandi batayiziritse yarabyemeye, ariko yarushijeho gukererwa cyane ko nta zindi nkweto yari afite zisa neza. Yongeye kuzoza arizanagura, aho uzumukiye ajya mu bukwe wenyine, umugabo yagezeyo kare, kandi byarangiye umugabo amutunganyije cyane kugira ubwo bageze mu rugo akongera kubigarura, akamwita injiji itazi kwitegura vuba n'umugore umusebya gusa. Ubwo bukwe abandi bari bafitanye isano n'uwari wasezeranye harimo na papa Sifi we, bari babwinjiyemo bari kumwe n'abagore babo bahagereye igihe, ariko umugore we akomeza gukererwa zashize umwanya munini. Yanze kumutunganyiriza mu bukwe cyane, bageze mu rugo arushaho kumusakuriza. Asifu yarishimiye yumva asubijwe kuko ari yihoreye kuri mama we wamuciye mu maso amuziza ko yatinze kuzana amazi, ngo yatinze mu nzira akina n'abandi bana, kandi wari uko yari yasanze yabavomye benshi. Ntibyarangiriye aho kuko kuwa mbere Asifu we mbere yo kujya kwiga acunze mama we yafata telefone yishyira siransiye ayirambika ku kuguru kw'igitanda cyabo. Mama we yarayishatse arayibura, kandi yagombaga kujyana n'abahinzi mu murima mushya bari gukomerezaho bahinga, kuko batari bahazi bagombaga kumutegereza bakagendana, ariko yabuze telefone abanza kuyishaka karahava. Yasabye umwe mu bakozi be kumuhamagara ngo nisona yumve biranga, akomeza guhamagara ntiyacamo.
Umugabo bari barayibashwanye kuko yica gahunda, akererwa, atazi kwitegura, yongeye kumwuka inama amubaza ukuntu avuga ko abuze telefone atavuye mu nzu. Saa sita Sifa yatashye yiturije, ababyeyi bahamusanga bavuye mu murima, mama aramubwira ko yabuze telefone. Umukobwa yagiye kuyimushakira, amusaba kumufasha kongera bagashakira hose, ahita ayibona aho yari yayishyize. Byabaye nk'aho ayishakishije akayibona, nyamara ni wari wabikoze nkana. Basomaga akayi rero, bamaze kwibuka uko yihoreye kuri iyo nshuro, barumirwa bakomeza gusoma. Asifiwe ntiyari yararekeye aho gusa, ahubwo yigeze no kumena agakombe k'ikirahure, maze se suko kumukubita bikora nk'ushaka kumwica ahari. Yamukubitaga avuga ati iki gikombe kirahenda, nta n'isoni, wakimennye ute? Yifate cya plastique, kuki utagira ubwenge? Ibyo yabyanditse ku rupapuro ati kuri iyi tariki kuri uyu munsi papa yankubise amora kumena ikirahure nanyweragamo amazi ngo njye nkoreshe bya plastique ngo nta bwenge ngira, nawe nzatuma mena ikintu cy'agaciro nishaka izabe telefoni. Yashyizemo kazabigenza kandi koko biba ariko bigenda. Yacunze se agiye gutambutega teremusi, azimya itara ryo muri saro ajya mu cyumba cye. Se yamaze kuryatsa asubiye inyuma yisitaraho, teremusi itijanjagurika, ayitoragura afite isoni kayimenya atabishaka katarebaga. Mama Sifa yinjiye arakaye, amubaza ukuntu atayimenya yagiye kwatsa itara akayimena agaruka. Nyamara na Sifa wari wayishyize ahantu n'ubundi yashoboraga kumeneka, gusa icyatumye batamuvumbura nuko yari iruhande rw'andi masahani. Se na mama we batangiye kwitana ba mwana, dore ko mama wari wawugeje ibyombo akabishyira hafi aho. Asifa yaramaze kwihorera kuri se, ariko nabwo yumva atanyuzwe kuko ibyo bibazo bya teremusi bari bagiye kubimuzanamo. Undi mugambi wari uwo gutuma amena telefone. Nabwo yacunze se yashyize ku idirishya, wari hanze ari kumva indirimbo ari gutemera nk'ibyatsi. Umwana yagiye mu nzu ayegereza ku ruhande cyane, agamije ko niba muhamagara ihindi igahita igwa hasi ikameneka. Nta minota 10 yashize bitabaye, kandi nta kirahure kindi cya antiboroke cyari kiriho. Yahise imenagurika. Mu gusoma ibyo byose se byamuteye kuzengerera kuko yikoresheje amafaranga arenga ibihumbi 15 icyo gihe. Iyo Sifa yihoreraga mu bundi buryo atarabyanditse mu gakayi imbere, noneho yandikaga uko yabikoze n'uburyo yabikozemo. Hari naho yandikaga ati uyu munami muki uyu munsi, bitarenze iki cyumweru nzaba nihoreye, maze agashyiraho utuzu tubiri tuvuga ngo narihoreye sinihoreye. Igihe yihaye cyashira akaza kuvivura hamwe. Niba yihoreye agashyiraho ngo nihoreye muri uwo buryo. Byaba bitaraba akikindi gihe mpaka bibaye. Ibyo byose byari byabateye umujinya cyane. Aho yari ari mu cyumba yari yigunze, yibazaga ukuntu azaba atagira ibyo yandika bikamucanga. We yatuzaga ari uko icyo yiyemeje agikoze, umubyeyi wamuhemukiye nawe akazamwishyura, umuntu usanzwe bikabuko. Ariko bo bari babimuhaniye. Yaribazaga ati ubuse nzajya mbyandika urupapuro nduhishe, n'ubundi ibitekerezo byo kwandika n'ibyari byamuvuyemo, ahubwo we yumvaga azakomeza kubyandika ariko akabahisha urupapuro. Ndetse ibyo nabyo yabyanditse ku rupapuro, gusa niyandika bihana azabaha, hanyuma arushyira munsi y'amatara yicara yigunze, amarira amanuka ku matama. Ababyeyi be basigaye muri saro barebana, umugore agira ikindi ajya guhobera umugabo we. Papa Sifa nawe yikije umutima kuko yarahaniye umwana we mu buryo burenze ubwo yamuhanagamo. Gusa yabwiye umugore ati nta mwana utekereza ibi, umwana ugira inzika, ugira imigambi mibi, umwana utekereza kwihorera. Ibi ni ibintu by'abantu bakuru bafite ubugome, wagira ngo sitwe twamubyaye. Umugore nawe yicaye iruhande rwe neza neza, umugabo agiye guhaguruka amufata ukuboko aramubwira ati tegereza gato, erega uriya ni umwana, nuko twasomye biri mu ikayi ariko biri mu mutima ntitwigeze tubyumva. Niba tubonye ibyo yandika n'ibyo yakoze tugahungabana, uribaza biri mu mutima atabasha kwandika tubibonye tutagwa hasi. Uko biri kose nubwo tumuganiriza tukamuhanura, ariko ntitwigera tumugera ku mutima. Iyo akoze ikosa tukamuhana tumurenganyije, agira intimba ikomeye cyane. Ibyo yagiye yandika ni kuri ya makosa twamuhannye, ariko watumva neza ko ari amakosa yakoze. Umugabo amureba aramubaje ati ariko se kuki yabigira ibanga, kuki atatubwira ko twamubabaje, ko twamurenganyije, ahubwo agahitamo inzira zo kwandika no kwihorera? Ninde wabimwigishije cyangwa ni wowe? Umugore atahari ubanza ari uko adafite umuntu abitora. Nta na rimwe twamuhaye umwanya wo gutuza ngo atubwire, kuko iyo umuhannye kenshi mba ngushyigikiye, namuhana nawe ukaba ushyigikiye. Ahari wenda yumva nk'aho ari wenyine muri uru rugo ko akwiriye kwirwanirira. Kuriya tumuganiriza twanamukubise, we ntabifata nk'ubucuti, abibonamo urwango. Umugabo yacecetse gato aramubwira ati yanditse ko azatuma utinda kujya mu bukwe, kandi kuko niko byagenze. Yanditse ko azahisha telefone, nabyo yarabikoze. Urumva umwana wacu atarinjiyemo na Satani akivuka? Uzi ko abishaka yanaduteranya njye nawe tukarwana. Ibaza umuntu upanga iriya migambi mibi iremereye kuri ya kandi akayigeraho. Umugore atuwotorera n'umwana aracyakeneye ko tumuba hafi. Umwana wacu akeneye intoki zimufata zitari zimukubita gusa. Njye ndabona yaramaze gukura nubwo akiri muto. Akeneye kubwirwa amakosa yakoze aho kugira ngo tumukubite, kuko atekereza nk'umuntu w'imyaka 15. Umugabo ati yego reka mbyemere, ariko ni mu bugome gusa. Yahagurutse mu ntebe areba umugore aramubwira ati ntabwo nagera kumukubita, ngiye kumuganiriza. Nubwo ndakaye, nshaka ko amenya ko ibyo yanditse bitari byo, kandi ko ibyiza biruta ibibi. Uriya mwana afite ubugome bwinshi mu mutima we, ariko basi nshaka kumufasha akagira ubumuntu. Amaze kuganira n'umugore we yaragihagarara ku muryango w'icyumba Sifa yari yicayemo, ariko yari yakinze. Yaramukomangiye ngo akingure, Sifa arabyanga. Na mama yaraje bamwingingira gukingura, akomeza kubyanga. Kugira ngo akingure byabasabye nk'iminota 40 yose bamwinginga. Aho akinguriye, sinjiye yitonze yicara ku buriri bwe, mama wabasubiye hanze akomeza uturimo.
Umutima wa se wari wuzuye intimba, atari uko ari ubwa mbere abonye ko umwana ashobora kugira umujinya no kugira ubugome, ahubwo yarabitewe no kuba uwo mujinya rero ubyajemo imigambi mibi yo kwihorera. Yongeye kumwegera yicara iruhande rwe, amufata mu ntoki aramubwira ati mwana wanjye Asifiwe, ndashaka ko untega amatwi neza. Asifiwe yanze kumusubiza ahubwo arahigema. Se yarakomeje ati kuri njyewe uyu munsi ni umunsi ukomeye, si uko gusa wakoze amakosa akomeye, ahubwo nuko nabonye ko igihe kigeze ngo nkwigishe ibirenze kuguhana. Yamanaguye amarira ku matama yombi, amureba mu maso yuzuye agahinda ati uko utekereza kwihorera ku bantu bose bagukoreye nabi, sinabibonye nk'ubugome gusa, ahubwo nakubonye nk'umuntu wababaye cyane ntagire uwo atakira. Ariko mwana wanjye ndagushishikariza gutangira inzira nshya yo kubabarira. Bibiliya idusaba kutihorera, ibyo wanditse byose mu gakayi kawe ni imigambi mibi wagendaga ubitse mu mutima wawe, kandi iyo niyo ituma uba umuntu mubi kurushaho utabizi. Asifiwe yamuteze amatwi asa nk'ugabanyije umujinya muri we. Se yakomeje amubwira buhoro yitonze cyane ku buryo buri jambo ryageraga ku mutima we. Yarakomeje ati ndabizi ko byagukomereraga igihe wagererwaga nabi ku ishuri, ukibaza impamvu ababyeyi bawe tukubwira ko tugukunda ariko rimwe na rimwe tukakubwira nabi cyangwa tukaguha ibihano bikabije. Gusa urukundo rw'ukuri ntirugira kwihorera. Mu gihe tubabaye tuba tugomba kubibwira Imana. Si byiza na gato kwandika ikayi yuzuyemo urwango. Yaratuje gato arahindukira afata Bibiliya riri ku meza muri icyo cyumba cy'umwana, arayifungura aramubwira ati uyu murongo ngiye kugusomera usaba abantu kutitura abandi ibihwanye n'ibyo babakoreye. Yarawusomye arakomeza ati ibi bitubwira ko umuntu w'umunyabwenge atabika inzika. Uzi icyo ushobora kubura icyo mu myaka iri imbere? Asifiwe yagize amatsiko azunguza umutwe nk'umuntu utakizi, maze se aramubwira ati ushobora kuba umuganga, umuyobozi, umwarimu cyangwa undi muntu ufasha abandi bantu, ariko ibyo byose byasigara ari inzozi mu gihe umutima wawe uhora utekereza ibihano no kwihorera. Yahise amusobanurira ikintu yari akeneye kumva, aramubwira ati impamvu nakubabaje nkagukubita si uko ntagukunda, ahubwo nabikoze mpungabanye cyane, numva umutima wanjye umeze nk'uri gushya kubera uburakari. Nari nzi ko uri umwana mwiza kandi ko kuri we, ariko gusoma ibyo wandika byanshegeshe, numva ntakigushoboye. Muri njye numva ko nta bundi buryo nakoresha ngo ngukangure usubire mu nzira nziza butari ubwo kugukubita. Gusa nabyitwayemo nabi. Imana ntiyishimira uburakari bwinshi nakweretse. Uburakari bwanjye nka buriya ntibusohoza ugukiranuka kw'Imana. Yashyize Bibiliya ku ruhande yongera kumuhereza ibiganza, nawe aremera arabifata, maze se aramubwira ati none se mwana wanjye twiyunge, ngusabye imbabazi kubwo kuba nakubabaje ntabanje kukuganiriza, ariko nanone ndakwinginze uve mu bintu byo kwandika amakosa abandi bagukoreye, ureke inzika, kuko ntiwazagira amahoro kandi nta muntu wazakwizera. Abantu bose bazajya bagukorera nabi ujye ubabarira bitanasabye ko bagusaba imbabazi, nicyo Imana ikwifuzaho. Umwana wubaha Imana ababarira abandi kandi akiga kubabwira ibimuteye agahinda bakikosora, cyane cyane ababyeyi be bamukunda nkatwe. Yamuhaye itegeko noneho aramubwira ati genda ukuremo ariya mapaji yose, iriya kayi ndayisimbuza indi, ariko ikayi nshya uzayandikemo ibintu byiza, abantu bagukoreye neza, ibyo wabonye byagushimishije, inzozi ufite, amagambo meza wumvise ku ishuri n'ibindi, nibyo uzajya wandikamo, kandi urenzeho ko wagukoreye neza uzamwitora. Ndabizi niwita ku byiza abantu bagukorera uzishima cyane kurushaho. Asifiwe ntiyashoboye kuvuga kubera ikiniga, yaraturitse ararira. Papa yagiye mu cyumba cye amuzanira ikayi nziza cyane ifite igifuniko gikomeye ifatanyishije utwuma tutari garafeze, arayimuha aramubwira ati iyi niyo uzajya wandikamo ibyiza gusa, kandi sindongera kuyirebamo na gake, nzajya nza mu cyumba cyawe umpaye uburenganzira, gusa nubishaka ujye unyereka ibyiza wanditse uko wifuza kwitura neza bakugiriye, noneho ibyo nshoboye kugufasha mbikore. Nuba ukeneye kwitura umuntu ukabona utabishobora kuko byagusaba byinshi, ujye utubwira. Noneho amakosa abantu bagukoreye ujye uyatubwira, njye na mama wawe tuyabwire Imana, tuyisabe kuguha umutima utuje no kubabarira abo bantu. Nawe ari twe twakubabaje ujye ubitubwira ku neza tugusaba imbabazi, kandi nawe nuko usaba ibuko. Gusabana imbabazi no kubabarirana nibyo twifuza muri uru rugo rwacu, kuko twese hano turakosa. Guhanana no kwihorera byazatuma tutagira umuryango mwiza Imana yifuza. Asifiwe yakoresheje umutwe yikiriza, maze mama we bumvirizaga ari hanze ahita azaramuhobera amushimira ko yemeye kuganira na papa we. Yahise amubwira ati tegura tujyane gutembera mu isantere, njye na papa we tukugurira icyo ushaka cyose. Asifiwe yaramwenyuye ababaza aho ijipo bari baherutse kumugurira riherereye, kuko bari barayimwanuriye ntibayishyire mu cyumba cye. Akanyamuneza karagarutse, bose bibagirwa ko barakaranyije. Iminsi yakomeje guhita, umwana yandika ibyiza abantu bamukoreye mu gakayi uko azabafasha kandi ko kakabikora. Umwaka warashize agera mu wa 3 w'amashuri abanza. Bari hafi gusoza igihembwe, batashye saa 11 ariko bataha wenyine. Akenshi yakundaga gutaha ntatahane n'abandi bana ngo bagende baganira. Gusa imvura yatangiye kujojoba, none yanga kuyikomeza amajya kugama ku ibaraza ry'inzu yaragezeho iri haruguru y'umuhanda. Abandi bana bo bakomeje kuyigendamo, ariko bo bari baramubujije kwinyagiza. Mbye yaragihagaze aho, hari umuhungu waturutse ruguru mu muhanda witwa Sironi. Yarahetse igikapu yambaye n'umupira w'imbeho. Yarahageze abandi bana bari kumwe barikomereza, abaza Asifiwe wari uri hejuru ku ibaraza impamvu atari gutaha kandi akavura ari gake. Yaratangiye gutitira, maze Sironi aramubwira ati nukomeza gutinda burakwiriraho. Yazamutse esikariye aramubaza ati si wowe witwa Asifiwe? Nawe ati yego. Umuhungu ati njye nitwa Sironi.
noneho ngiye kuguha uyu mupira nambaye maze uze ngo werekeze utahe mu rugo, kuko nukomeza guhagarara hano iraza kwiyongera ibe nyinshi gutabikunanire, kandi iwanyu ntibaramenya aho uri. Yaremeye wose rero akuramo umupira yari yambaye. Asifu ati none se wowe urambara iki? Nawe ati impamvu nguhaye iwanjye nuko hano mu gikapu mafite undi. Umuhungu twicarana yawunsigiye kare agiye gutaha, nuko ndawufata mba nkubitse. Urabizi ko izuba ryari ryinshi, none kuko atari uwanjye niwo ndambara, ejo ndazinduka nk'umuha. Nawe uzanzanira uwo nguwo mu ishuri, niga mu wa gatanu kuryo ku ruhande. Yageze mu rugo iwabo bamutegereje cyane kuko bari bahangayikishijwe n'iyo mvura. Sironi yamugejeje hafi y'iwabo ntiyari yamugejejeyo neza. Akinjira bakabona yambaye umupira barishimye, bamubajije uwamuhaye babwira ko ari umwana bigana wamutije, ntiyavuga ko ari umuhungu wiga mu wa gatanu. Yarabizi ko batakwishimira ko ari umuhungu wamutije umupira. Nabwo yagiye mu cyumba afata akaye yari igeze nko ku rupapuro rwa 45 maze yandikamo ibyabaye uwo munsi. Yaranditse ati ku cyumweru tariki ya 28 imvura yagwaga, abandi bose bagiye banyuzeho barikomereza, ubukonje bwari bwinshi. Sironi umuhungu wo mu wa gatanu yantije umupira we, sinabanje kumusaba, niwe wamuhaye abishaka kuko yangiriye impuhwe. Niwe muntu wa mbere unyitaho imvura iri kugwa. Nubwo nabimubwiye namushimiye mbikuye ku mutima kandi ndacyamushimira. Ndashaka kuzahora mushimira nkazamwitura. Nshaka kumushimira ariko sinzi uko nabigenza. Yanditse ko ari kumwitura ahera ku cyambere ati nagira ikibazo nkabimenya nzamufasha uko nshoboye. Icya kabiri nzamwitaho nk'uko umuntu yita ku muntu we. Nihagira umuntu umuvuga nabi tuzashwana, nzajya mvuga ko ari umwana mwiza abantu bose bamuvuga nabi babireke. Icya gatatu ndashaka ko tuzabana. Nifuza kuzamubera umugore. Nzabimubwira nimara gukura. Nitumara kuba bakuru nzamusaba ko twaba nka papa na mama. Ibi byarabaye kuwa mbere amushyira umupira we ntibongera no kuvugana. Gusa yabaga yiteguye ko aramutse agize ikibazo akabimenya yamufasha, kandi yaranditse ko azamubera umugore. Icyakora nubwo baba bamubwiraga ko batazongera kureba mu ikayi ye, mama we yinjiraga adahari agasoma ibyo yabaga yanditse byose. Kuri uwo munsi wa mbere yabonyemo ibyo yaraherutse kwandika ajya kugwa hasi. Umwana w'imyaka 8 yari yanditse ko azabana na Sironi wiga mu wa gatanu, akazamubera umugore nawe akamubera umugabo. Yabyeretse umugabo ariko we ntiyatangara cyane kuko Asifu yatekerezaga ibirenze ibyo bamukekeraga. Bagiye inama yo kutazabivugaho abumva, bakazategura amasomo amufasha kwirinda abahungu no kwirinda kugirana nabo agakungo. Hashize icyumweru usaba bimuganirizaho amusaba kutagirana na imishyikirano cyane ngo yemere ko bamukorakoraho uko bishakiye, cyangwa ngo bari kumwe n'umuhungu ahantu habonyine ari babiri. Uwo munsi yamusabye ko atumira abana bose akunda maze akamukorera ibirori. Umunsi warageze maze abana baraza babaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, ababyeyi bagezeho basaba buri mwana kwivuga. Na Sironi yari yaje, gusa batangajwe nuko akihagera Asifu atari yamuganirije, ahubwo yari yiteye ku kandi gahungu bari bicaranye. Ibirori birangiye iwabo babigize ibanga, banga kugira icyo bamubaza kuri Sironi. Icyakora bari barabibitse ku mutima, bategereza ko igihe cyazatanga igisubizo ku byo kubana nawe. Hashize igihe Sironi asoje primaire iwabo bimukira kure. Asifu yaranabizi ko bimutse, nta biganiro byihariye bagiranaga muri icyo gihe, uretse guhura barebana bagaseka bikarangira. Imyaka yari icumye ntawe itaye ku wundi. Asifu yagira ubwo arangiza kwiga mu wa 6 segonderi, kandi yakundanaga n'abasore benshi batandukanye. Ibyo kwandika mu makayi byo yandika ibyiza yabonye, ibyo abantu bamukoreye, byari byararangiye akigera mu wa 3 segonderi. Amakayi yanditsemo yose yari yarashyize hasi mu ikarita yashyiragamo amakayi yarangiye, atanibuka ko ayo ngayo yandahari. Ibyo yanditse avuga ko azabana na Sironi ntiyarakibyibuka, kandi yabyibuka nabwo ari kubiseka kumva ko byari ubwana. Ndetse akirangiza kwiga segonderi yakundanye n'umusore karahava, yumvaga bazanabana. Icyakora iwabo bari bakibuka ibyanditse kuri Sironi nubwo batari bazi niba nakibaho. Uko iminsi yakomeje kwicuma, Asifu n'umukunzi w'urukundo barishyiraga ku yindi ntera. Bapanga gahunda zo guhura, bagasohokana, bagatemberera ahantu hatandukanye harimo za parike, ku biyaga n'ahandi. Rimwe umukunzi we yamusabye ko bazahurira kuri hoteli. Iyi hoteli yari hagati na hagati yabo, ku buryo ingendo bari gukora bayizi aho zari kuba zingana. Asifu yavuye mu rugo aza mbere yinjira kuri hoteli. Akigerayo yatunguwe no guhura na Sironi ari umuseriveri. Nubwo imyaka yari ishize ari myinshi badahura, bakibonana baramenyanye. Sironi yaramuhobeye mu gihe bari bagihoberanye. Asifu yibuka ibyo yamwanditseho mu gakayi. Mu mutima yari yisetse arivugisha ati mbega ubwanda bwanjye, ubu se ko nabyanditse bizaba. Noneho naje hano nje guhura na sheri wanjye. Ewe naribeshyaga pe. Sironi yamubajije amakuru, amaze kuyamubwira amwereka ahantu yicara. Hari mu busitani bw'iyi hoteli aho abantu babaga baje batari burare biyakiriraga. Yamuhitiyemo aheza amubaza niba ari wenyine, nawe ati nahanye gahunda n'umukunzi wanjye ari buhagere mu kanya gato. Sinanakwigora amuhamagara, ubu yagiye kuhagera kuko igihe twahanye kiraburaho iminota 10. Sironi yahise abona abandi bo kwakira, bakaba bari umuryango wose. Kubw'amahirwe nabo bicara haruguru ya pisine aho yari kuba abasha kuvugana na Asifu we. Yamubajije icyo amuzanira, Asifu wamutuma agafanta ngo bakanywa ategereje umukunzi we. Akikazana uwo muryango nawe umutumye udufanta, hanyuma asubira hepfo ngo baganiriza Asifu we. Akimugera iruhande, Asifu yakira ubutumwa bw'umukunzi wamubwira ngo sheri nari ngeze mu nzira nza ariko ku kazi barampamagaye, ihangane wisangize ufate icyo ushaka, amafaranga urakoresha nayohereje uyiteho kandi unyihanganire, uyu munsi rwose nzawuriha. Byaramubabaje, mu isura arahinduka. Sironi yoberwa ibibaye. Yamubajije uko bigenze, naho tumukunzi wanjye ngo ntari buze,
ibaze kambwiye gutya namaze kuhagera ari uko isaha twahanyigeze kandi naje nteze. Sironi aramubwira ati rero nta muntu uri hano ukwiriye kubabara, nubwo waba uri umwe wakwishima, mbwira ahubwo mbigufashemo. Asifu yamuhaye komande y'ibyo yifuzaga kurya, agiye kuzamuka nawe umuryango umuha komande, yihuta ajya kubikoresha. Ubwo zari komande ebyiri ari kugaruka zizanye, ntibyatinze yaragarutse ariko asanga Asifu yishwe n'imbeho cyane amenya ari gukomana. Yari yaje yambaye akajipo kagufi n'agapira katari karekare bihagije. Aho kuri hoteli bagiraga ibikote bashoboraga gutiza umukiriya akaba byambaye mu gihe cy'imbeho ariko yajya kugenda akabisiga. Uko niko byagenze, Sironi yamuhaye kimwe muri ibyo. Ariko Asifu nta kindi cyamujemo kimara gufata iryo kote, ahubwo ibintu byari byisubiyemo. Yari yongeye kumurinda imbeho nka kera bagihura bwa mbere akavura kari kugwa yugamye ku ibaraza. Yari ibyo yarahamagaje bike, Sironi ahagaze hirya bari kuganira, dore ko bitari kuba byemewe ko basangira kandi wari mu kazi. Umukobwa yasoje kurya akuramo ikote ngo arimusubize atahe. Yarivanyemo imbeho imubana nyinshi, Sironi abibonye amugirira impuhwe ajya kumuzanira ikote rye bwite ngo anaricyure. Kugira ngo bazahuze abone ikote rye byabaye ngombwa ko bahana amanimero. Asifu yatashye atabyumva ukuntu yari yongeye kumutiza ikote, yagiye abyibazaho, ageze mu rugo afata akaga kayire yarashyize munsi y'andi yose maze asoma ibintu yagiye yandika n'uko yagiye abikora. Ibyo atari yarakoze byari bibiri kandi kimwe muri byo cyari uko yari kuzaba umugore wa Sironi. Yakuyemo ikote yarishyira mu yindi myenda, ahamagara umukunzi we ngo babe baganira ariko ntiyayifata. Uwo mwanya Sironi nawe yahise amuhamagara ngo amubaze niba yagezeyo, ntiyamuvugisha iminota myinshi ahita akupa. Yategereje ko umukunzi we amuhamagara araheba. Haciye iminsi 3 we n'uwo musore baza gutandukana bitewe no kumutendeka, kuko ku munsi amubeshyaho ko ku kazi bamuhamagaye kandi bari buhurire muri hoteli yaragiye kubahiriza indi gahunda yari yapanganye n'undi mukobwa akaba yari yayibagiwe. Asifu we yabimenye bibwiwe n'uwo mukobwa bwite. Uwo mukobwa yamuhamagaye kuri telefone amubaza aho aziranye na sheri we. Asifu arumirwa. Ngo bakimara guhura yamufashije telefoni abona hari umukobwa wundi bari bahanye gahunda witwa Asifu we. Yamuhamagaye ashaka kumwihanangiriza ngo amuvire ku mukunzi we. Asifu we nawe yabyitwayemo neza, afasha uwo mukobwa kumva ko uwo musore abatendeka, bombi bapanga kumukatira icyarimwe. Uwo musore yakundaga cyane Asifu we ariko yarahanzweho n'ingeso yo gutendeka. Yagerageje gusaba imbabazi yanga kumubabarira kuko we kumutendeka bifataga nko kumuca inyuma, akavuga ati mu gihe twazaba tubana yazajya nca inyuma buri gihe kandi akabifata nk'ibisanzwe. Yagerageje gusaba imbabazi Asifu yanga kumubabarira kuko we gutendeka bifataga nk'ishusho y'uko no mu rugo azajya amuca inyuma buri gihe, ndetse yaranamuborotse ntiyifuzaga ko hari ikindi kintu cyazabahuza. Ubwo kandi niko we na Sironi bari bakomeje kujya baganira bibwirana neza, mubwira uko ubuzima bwakomeje nyuma kuva ku kigo cyabo iwabo bakimukira kure nuko yisanze ari umuseriveri muri hoteli. Asifu we nawe yamubwiye ibyo byose, atangira no kumufatirana ngo amwimarireho irungu kuko yarakiri gutandukana n'umukunzi we bigishyushye. Hashize icyumweru n'igice amutije ikote ry'imbeho, Asifu yajyanye n'ababyeyi be mu bukwe batabwije cyane. Mu gutaha basanze babibye ibintu byinshi, inzu haburaga gato ngo bayisigemo ubusa. Ikote rya Sironi we yabonye ari ryo bahereyeho. Byari ikote rihenze, ryari mu makoti agezweho rikomeye kandi ritinjirwamo n'amazi. Asifu we byaramubabaje cyane, atangira kwivugisha ati yego twese twahuye n'ikibazo mu rugo baratwiba, ariko se Sironi we ndamubwira ngo iki? Yamuhamagaye ako kanya amutakira. Sironi yumva bimubabaje. Aho kubabazwa nuko bamutwaye ikote yaramuhumurije, aranamubwira ati kuwa gatatu nzaza kugusura ndebe uko umerewe, kuko kwibwa ibyo bintu byose ntibyoroshye. Hari umusore w'inshuti yanjye uherutse kwimukira mu gace k'iwanyu nubwo atari iwanyu neza, rero nzaza gusura mbere yo kujya kumureba. Umunsi warageze ariko akigera iwabo akababwira ko yitwa Sironi. Se na nyina ba Asifu we baramwibutse barumirwa. Nanone banze kugira icyo bavuga ku byo Asifu yari yaranditse, bamuha ikaze baraganira. Gusa agiye gutaha se kwifata byaramunaniye, arabaza ati umukwe wacu ko yari yaratwibagiwe. Asifu yarasetse ati ariko papa wajya ugabanya gutebya, uyu se kandi inshuti yanjye isanzwe, ibyo kuba ari umukwe wawe bikuye hehe? Nyina nawe wari hafi ati rata musore turabashyigikiye, nimugire munyambike urugori. Bose barasetse. Asifu ayoberwa impamvu bari bivugishije batyo, atazi ko bazi ibyo yanditse. Igihe cyo gutaha cyarageze aramuherekeza. Sironi nawe yari kwibaza ku babyeyi be bari bavuze ayo magambo. Bagezeho gutandukanira. Sironi ati Asifu uri mwiza pe, mbabarire kubwo kubivuga ariko biragoye kwiyumvisha ko umukobwa mwiza nkawe yaba atuye muri izi karitsiye. Yaramwenyuye aramubwira ati umukunzi wawe ni umunyamahirwe. Nawe ati gute se? Sironi ati ufite umuryango mwiza, ababyeyi bawe ndabakunze, ntako byaba bisa umuntu aramutse afite ba sebukwe nk'abariya. Noneho n'abajeni bazi kuganira kandi guhuza nabo ntabwo bigoranye. Yamusezeyeho yikomereza ajya kuri wa mutipe. Asifu yasubiye mu rugo abaza ababyeyi b'impamvu, maze mama aramubwira ati wigeze kwandika mu ikayi ko uzabana nawe kuko yaguteje umupira. Ni kera ukiri umwana wiga mu wa 3 pirimeri. Noneho amariye gukura aje kudusura no kutwiyereka. Ubwo se urumva ibyo wahanuye bitagiye gusohora? Yarababajije ati burya mwarabisomaga? Yashatse kwirakaza, papa wamuganiriza yitonze barabiseka birarangira. Bamubajije uko bongeye guhura arabibasobanurira, ababwiye ko nabwo ari yamutije ikote ariko bakaryibana n'ibindi. Barushaho gutangazwa nuko ari nk'amateka yari yisubiyemo. Iminsi yakomeje guhita ariko Asifu we na Sironi bakomeje kuvugana. Kubera kwibwa ikote rye byatumaga amuhamagara kenshi mu buryo bwo gushaka gutuma atabitekerezaho ngo amurakarire.
ariko ubucuti bwabo bwarushijeho gukomera, batangira no gupanga gahunda zo guhura ngo baganire ibindi bisanzwe. Igihe cyaje kugera, Sironi aramubwira ati Asifi, nigeze kukubwira ko uri umukobwa mwiza umuntu yakwifuza kubana nawe, cyane ko noneho yaba ahiriwe no kugira abasebukwe b'abajene. Kiriya gihe nabivuze nzi ko ari urwenya, ariko bigenda bihinduka icyifuzo muri njye. Iyo tuganiriye, iyo turi kumwe turebana, mba numva bitarangiriraho. Nakubeshye nifuza ko ubucuti bwacu bugira igisobanuro. Asifi ati ushaka kuvuga iki? Nawe ati ndagukunda cyane, nibyo nifuzaga kukubwira. Bibaye byiza wambwira niba bishoboka, bidasabye kubitekerezaho cyane, kuko uko nyiyumvamo urakoze. Asifi ati Siro, nibyo koko uko nkwiyumvamo ndakoze, gusa sinzi n'ibyo ndi bukubwire uri bubyemere. Sironi n'amatsiko yamuteze amatwi, maze nawe ahera ku munsi wa mbere amutiza umupira ubwo bari bakiri abana biga mu mashuri abanza. Yamubwiye ibyanditse uwo munsi, Sironi kubyizera biramugora, amusaba kuzabimwereka. Ntiyumvishaga ukuntu ko Asifi yari umaze kumwemerera ko bahinduka abakunzi ako kanya, yari yarabyanzuye kera ko ari we bagomba kubana. Ku munsi wakurikiye akimara kubimubwira, Sironi yagiye kureba ku gakayi, abonye ibyo Asifi yari yaranditse aratongorwa. Yagize n'amatsiko asoma ibindi byose yari yaranditsemo, nuko yari yaragiye abikora. Byaramushimishije cyane, arushaho kumukunda kuko byamweretse ko afite umutima mwiza udasanzwe. Uwo munsi ababyeyi ba Asifi bivanze mu kiganiro cyabo, bamubwira ukuntu mbere yandikaga ibintu bibi, babibona bakamuhana, bakamusaba kujya yandika ibyiza. Banamubwiye ko akibona yanditse ko azabana nawe batunguwe, bakabibika ku mitima kugira ngo bazarebe aho bizerekeza. Bo baravuze bati uyu mukobwa wacu ashobora kuba afite impano yo guhanura akaba atabizi. Sironi amwenyura arababwira ati ubuhanuzi dukwiriye kubusohoza hakiri kare. Njye ndumva bitakibaye ngombwa ko manza kumusaba niba yakwemera ko tubana, kandi yarabifatiye umwanzuro kera. Ahubwo ndumva nava hano tuganiriye ku by'inkwano. Uwo munsi yatashye anezerewe, ariko nanone atari kubyiyumvisha neza. Ababyeyi be nabo basigaye babiganiraho mu rugo aricyo kiganiro. Asifi nawe kubyumva byari byamugoye, atangira kwitekerezaho yibaza niba ari we byanditse cyangwa ari izindi mbaraga zamukoresheje biramuyobera. Ndetse uwo munsi nta kindi kiganiro bagiranye uretse kwibaza ku kuntu yari yaranditse ibintu akiri muto bikaba byari bigiye gusohora. Kuko nabo ntibabitindije, kuko bari bashyigikiwe n'ababyeyi ba Asifi we, ubukwe babushyize mu mezi 3 yakurikiyeho. Bakimara kubana, yubuye ingeso yo kujya yandika intego nziza afite n'ibyo azakorera abantu kandi agaharanira kubigeraho. Umugabo we Sironi yagiye muri uwo mujyo, ubu ngubu bamushyigikiye kuko azi neza ko ibyanditse kera byagize uruhare mu kwihutisha umubano wabo. Nadusoreje inkuru ya Asifi na Sironi, gushimira aho tugeranye ku musozo. Niba wayikunze ntugende utabitubwiye, tuzahurire mu nkuru z'ubutaha.